umunsi Imana yakuduhaye. Uraza utubera umugisha, wari nyangamugayo, wari ntangarugero. Hahirwa abakumenya ukiriho, wari uw'agaciro kuri twese. Nzagukumbura, wampaye ibyishimo kenshi. Nzagukumbura, nawe ugiye uzagubwa neza. Nzagukumbura, iyakumpaye irakwisubije hakiri kare nkigukeneye. Oya simbyumva umutima ntubyakira, hawundi byose mpora n'ibituma nkwibuka. Musigiye icyuho ntawagusimbura. Hawundi byose mpora n'ibituma nkwibuka. Musigiye icyuho ntawagusimbura. Wari uw'agaciro kuri twese. Nzagukumbura, wampaye ibyishimo kenshi. Nzagukumbura, nawe ugiye uzagubwa neza. Nzagukumbura, yana umutima utuje, urukundo ruguherekeze. Uzahora iteka mu ntekerezo zanjye. Nyagasani abapfuye bahe ihumure ridashira, kandi urumuri ruhoraho iteka rubaboneshereze. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe.
ubuzima bw'umukristo butangirira mu ngoro ya Nyagasani twegurira Imana muri batisi. Iyo dushoje urugendo rwacu ku isi, iyo turushoje neza turusoza mu ngoro ya Nyagasani twongera kumusabira tugakorera Imana. Icyo kiduhuje rero bavandimwe, tumusabire tumuture Nyagasani twatanze ijambo ry'Imana, twatanze Eucharistia ntagatifu, imuherekeze imuvugane imbere y'Imana, maze yaba agiye aho afite ubwami isengesho rimuhore kandi rimukize. Bavandimwe rero biradukunda mutagatifu wo guherekeza umubyeyi wacu mu kibuto kandi ibyaha byacu biradusha ku ijambo ry'Imana n'uturikiriza Eucharistia tugiye ku mutima. Nemere Imana ishobora byose. Imana ishobora byose tubabarire intoki z'ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Imana ishobora byose twemera ko umwana wawe yapfuye kandi agazuka, turakwinginze ugire ibyo birabikomeye maze umuyoboke wawe Nsabimana Patrice wapfuye yunze ubumwe na Kristo yishimire gusangira nawe ubwa Yesu Kristo n'umwana wawe n'umwana wacu, Mana mubana mu gutekana mu bumwe bwawe mutagatifu kuko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cya mwene Siraki. Mwana wanjye ujye uririra uwo wapfushije, utere indirimbo y'ishavu nk'umuntu washegeshwe, uzashyingure umurambo we uko bikwiye kandi uzakomeze kubahiriza imva ye. Uzarire umugore wihondagure mu gatuza, umwirabure uko bikwiye, uzarwaho umunsi umwe cyangwa ibiri hato batazagusezera, hanyuma uhanagura amarira. Kuko rero guhorana agahinda bituma urupfu, kandi umutima ushavuye ucika intege. Icyago igitanda n'agahinda, nyamara ntakwihagararira ishavu rirashira.
Yesu amusubiza bose uko bagataha asingiza Imana bakubita munsi ikomeye yaturutsemo kandi Imana yasubiye umuryango wayo ni muri Sakara n'ibya yose no mu gihugu cyose gikikije. Kubera ko tutandukana n'uwo twakundanaga n'abo twakundana ni ngombwa rero gushafura uwo wawe gusa ni ngombwa kwiga uwo wawe gusa ntabwo ari bibi mwene sinakiri tugiramo inama tujye tubikora dufate akanya ko kumwibuka dufate akanya ko kumuzirikana ariko icyo ashaka kuduteza intambwe mwene sinakiri kuko yatubwira ati umwuka ni umushahara w'iyo mwagagiye nanone mugakomeza kumuzirikana umuhohotera umutume Imana umusabire kuko kwemera kwizera ikidukomeza amenya abakristo turashakira ibyatubuzo bacu turababara n'ibyatubuzo bacu turababara n'ibyatubuzo bacu kuko niduhera mu gahinda ko twemera twizera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima butazima hari ubundi buzima budashabuka kwemera Kristo twemera ko yatsinzwe kandi n'abamwemera ko bazamutsinda bakabana ko dusabwa no kwemera no kubaho tuzirikana ko bakwitangira atsinzwe urupfu kandi mwese bavanye kwemera kwacu bavanye ibyo byishimo byacu by'uko urumuri rw'urupfu rudufiteho ububasha biragaragara no mu ivanjiri nk'uko twese ngo Yesu yari yerekeje mu mujyi bita Nayini ari kumwe n'abigishwa be ageze ahura akigera mu irembo ry'umujyi ahura n'abahetse umurambo bari guhaha bari bahetse umurambo w'umwana w'umusore nyina ari umupfakazi wari Nayini wamubonye agira impuhwe aramubwira ati muhagarare amukoraho aramusura yongera kubaho amusubiza ati ivanjiri rero y'umuntu twahita tutabavanye kuri uyu munsi wayumva ko Yesu afite ububasha ari umugenga w'ibintu byose w'ibyaremwe byose afite ububasha kwibaza tugira ko bavuga ati ubuse amaze kuri Sayimana Patrice cyangwa Patrick natwe twajya kumubona oya icyo dushaka kumva ni uko aho agiye agomba kwambuka roho ye igasanga Yesu watsinze urupfu.
twabuvuyemo tukabusubizwamo n'icyaha ariko twebwe abacunguwe n'umwana wawe dushishikariza kuzagera mu ikuzo ry'izuka rye nicyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'abamarayika n'abatagatifu uduhanikire icyayi n'igisingizo cy'izina ryawe tuvuga ubudahwema tuti Nuko hamwe n'abatuzaba
rwa Yesu Kristo umwana wawe dawe Mana ushobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo byose bishyikirizwa na Kristo utagaragara ukareba muri we mu bumwe bwawe butagatifu uko ibihe bihora bisimburana uko twabigishijwe n'agakiza karadutegeka kandi akatwigisha dutinyutse kuvuga tuti dawe urusha nyagasani turaguha no kuza k'umukiza wacu Yesu Kristo nyagasani Yesu Kristo wowe wabwiye intumwa zawe ugasigira amahoro bahaye amahoro yawe wite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe y'amahoro kandi yumvire mu bumwe wowe ugategeka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasani mwifurizanye amahoro.
umuvandimwe wacu Nsabimana Patrice umuhe gusangira na Kristo ubugingo bw'iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nsabimana Patrice yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, akaba yari umwana wa kabiri iwabo. Hanyuma rero aza gushakana na Mukakutezi Tarsisiya mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda. Agiye yari afite abana barindwi akagira n'abuzukuru barindwi. Nsabimana Patrice yabaga mu muryango remezo w'inshuti z'umuryango w'ikuzo w'umusaraba w'ikuzo mu mpuzamuryango remezo ya Busizi. Apfuye rero yari amaze igihe arwaye kitari gitoya, byabanje akoze impanuka arivuza, ariko nyuma aza kurwara mu nda, ari nabyo byamuhitanye. Aza kwitaba Imana rero ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka, ariko mu buzima bwa Kristo yari umuntu wageragezaga gushyira mu bikorwa ibyo Kiliziya idusaba, kuko yageragezaga kubahiriza umunsi w'Imana, agatanga ituro ndetse n'ibindi byose Kiliziya isaba. Yaramukeneye cyane kuva twatangira kumenya ubwenge, yose dutoza kugira umutima w'urukundo, ndetse byari kirekire aza kurwara, aratubwira nk'abana be tugerageza ku ishuri kugira ngo tumwiteho tumufashe, turamuvuza tumugurira ibishoboka nk'umubyeyi watwitayeho nk'abana be, akaturihira amashuri, akatwigisha umutima wo gukundana. Natwe tumufasha uko twari dushoboye, gusa Imana yakunze kuturusha. Yabaye ngombwa ko ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 tuvamo wese ntabwo ari mugenzi we ko ufite Yesu mu mutima. Amazina yanjye bazitabiriye ibibazo bya Gisirikare, bagiye kubabwira amateka ya sogokuru wanjye. Sogokuru wanjye yari umuntu ukunda abana be, agakunda n'inshuti ze, kandi yari umuntu w'inyangamugayo. Yakundaga kujya gusenga. Murakoze.
dusezerana kuri umwe mu bari babigize mbere y'uko umubiri ushyirwa mu gitaka n'ubwo uburyo mbere abantu gutandukana akababaro abakristo bemera ko Yesu Kristo bakomeza ubumwe bakaba badashobora gutandukana n'ibihe umusezeraho abari nako bamwegurira Imana bakaba muri icyo gihe bari bifuza bavuye kubana n'Imana mu buzima Yesu nicyo twifuza Patrice kubana n'Imana mu buzima Yesu twinginga mu kwemera Imana yacu ko ibyaha byose ari imbere turakora umuhango twese duhanze tugiye kumva abakeneye gupfa umubyeyi umuvandimwe w'inshuti yacu dusaba Imana Patrice dusaba Imana izamuzwa afite imbaraga gushyira mu mubare w'abatowe zamugire mu gihe imanza kugira ngo namara gukira urupfu agere mu mirimo yose maze azasegereza ibyishimo washatse kwimenya Patrice ariko tumwe n'iterambere hamwe munsi turibuka ko umwana wa Yesu Kristo mu rwego rwo gusaba ubabaye cyane kandi ko kubera ubuzima bwe kurusha urupfu Imana yemeza ko tuzabaho icyo gitumye hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose dusaba tuje ubuvandimwe tugira tuti
nyagasani warire kumva Lazaro duhanagura amarira wasubije abapfuye ubuzima duhere muvandimwe wacu umubyeyi Patrice ubugingo bw'iteka turabigusabye uhagije Nsabimana Patrick amazi y'abatisimu mugira ikimenyetso bigisha amavuta y'abatisimu mwakire mu bana bawe turabigusabye natwe kandi ababajwe n'umubyeyi wacu dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye dusabe nyagasani Imana yacu gira imwe mugaragu wawe ugire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka maze ureke kumuhanira ibicumuro bye ukwemererwa kwamuje n'umuryango w'abemera ubuntu bwawe nibumuhuza n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose kubwa Yezu Kristu umwami wacu. adufasha kurutsa
nzatabara n'umunywa kangiza iyo nakomeretse aranyomora nkaba muzima ngo mu rugendo ntabwo ni jyenyine ntasiga Sacramento, ai ubugingo bwawe buzakuzwa kuziteka Yesu mwiza uzana abakristu bose bakurate hose bagushimire bahimata zawe mwiza Yesu gira ubuntu bwinshi waduhaye Roho wawe watwigisha ibyo wavuze waturabana b'Imana kuzakuzwa kuziteka Yesu mwiza kuzwa n'abakristu bose bakurate hose bagushimire ahimata zawe mwiza komeza intambwe zanjye Nyagasani ukurikire ntadahirana ubuzima bwanjye bwose ngukorere mubutwari nyongerera imbaraga nibera uwawe nawe nibera uwawe nawe Nyagasani ubu buzima ni wowe mbukesha umutima wanjye urakurari ku itariki 23 twaje guherekeza umuvandimwe wacu Nsabimana Patrice amateka yamwe makeya nuko yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1963 akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'iwacu ashakana na Mukarutezi Tarsisiya mu mwaka w'1989 basize abana 7 abuzukuru 7 kandi akaba yasengeraga mu muryango remezo w'inshuti z'umusaraba w'ikuzo impuzamuryango remezo ya Busizi. Nsabimana Patrice rero yari amaze igihe kinini arwaye yabanje gukora impanuka aravunika ariko nyuma aza kurwara mu nda ari nabyo byatumye yitaba Imana. ubwo rero yitabye Imana afite imyaka 61. mu bijyanye n'ubukristo yageragezaga gukurikiza ibyo Kiliziya idutegeka yageragezaga kubishyira mu bikorwa kuvuga harimo gutanga ituro imisanzu kubahiriza umunsi w'Imana n'ibindi namwe muzi. muri make rero nibyo twavugaho mu mateka ye makeya twaba tuvuza ku bijyanye n'umwana wamuherekeje ariwe Pierre turabimubwira noneho rero tugashimira namwe mwese mwamuherekeje
iki ni igikorwa rwose tukwiye twese kunganirana, kuko uyu munsi ni Patrice, ejo ni ngewe, kandi nawe ni wowe, dukwiye guherekezanya rero. Murakoze. Mutagatifu dusabire. Nyagasani Yesu n'abane na hamwe awe kandi muhorane. Ushobora byose n'abaha umugisha w'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu. Umujyana amahoro ya Kristo. Dushime Imana. Mwese murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Abe hamwe namwe ababera umujyanama abaragire nk'intama abarinde mu mahoro.